nk'uko muri kwibona none uyu munsi ndi kumwe n'umugabo udafite ibyo nari buvuge nkaba nshaka kuganira nawe bijyanye no mu gikorwa musanze mu gikorwa cyo gucuzinga abanyemana ariko bigendeye muri modern. Mwiriwe neza. Mwiriwe namwe. Murakomeye. Turashima Imana. Turajya dutangire twibwira. Murakoze cyane, nitwa Kabano Franco, nkaba ndi co-founder na chairman wa Best Models. Co-founder and chairman wa Best Models. Best Model ikora ibijyanye n'iki? Best Model Management ni company cyangwa se agence ishinzwe gushakisha impano, kuzigisha no kuzishakira amasoko ku ruhando mpuzamahanga. Ese waba warabuze aho ugira amategeko y'umuhanda no kwimenyereza gukora ibizamini online kubera akazi ukora? Igisubizo Action College yakikuzaniye. Urasura urubuga rwacu ari rwo www.actioncollege.rw ubundi ukiga amategeko y'umuhanda, wanakoraho ibizamini inshuro nyinshi, ukimenyereza gukora ikizamini online. Ku bindi bisobanuro mwaduhamagara kuri nimero ziri kuri screen. Action College, your success is a priority. Uko bisobanuye ko mwebwe icyo mukora no gushaka impano mu bantu basanzwe. Yego. Izo mpano mukazidevelopa, yego, mukazigurisha. Ntabwo tuzigurisha, uvuze kugurisha umuntu yakumva ari nk'igiciro ngo guciririkanya $500 igihumbi. Tuzishakira amasoko, zigakora, zigahembwa, zikabona ubuzima natwe twabona. Okay, mu busanzwe ndakeka dusa tuziranye nje nawe urabizingira street talent. Aho tuba dushaka natwe impano kugira tuzereke abantu nkamwe bakeneye impano zo kuba mwashyira ku ruhando mpuzamahanga. Ariko udushakira abamode. Uko gihe ntabwo nabyo ngiye gutangira kubikora kuko icyo ubona umwana udasanzwe ufite isura idasanzwe ukamura ukavuga ati ukabona ari muremure, ukabona afite duce bonza amaso matoya akajosi, ubona nyine adasanzwe. Look like you. No, I'm too old. Oh yeah, because I exist. There's nobody looks like me. Akuzashaka ahubwo ukavuga ati kubudeja jya warambonye ntambona ngutangara. So undi uzabona ugatangara. Urishuwa se? Cyane. Urishuwa? Cyane. First time ngubona naratangaye. Ubu ngubu nyine it's the a million times. Yego. Niyo mpamvu nshaka kuzanshakira ubutangaje. None se Mr. Kabano. Twitwa nk'utwo twawe. Kibuzi ko ndeba kurusha abashinwa. Nibyo byiza. Okay, ubwo ndabo mu modo. Ubwo ndabo mu modo. Okay. None se Mr. Kabano, ikibazo ngira cy'amatsiko. Ubwo nageraga hano kuri set yanyu muri kuri body, umuntu umwe azawunda agenda, hari abantu barenga 100. Ariko mwakiriye abantu baterenga 20. Ntago ari 100 gusa, ahubwo ni nka 200 n'abandi. Nyine barenga. Ntabwo niyo mpamvu nyine bidasanzwe kugira ngo ube mu modo. Tugomba kureba nyine umuntu udasanzwe. Niyo mpamvu kugira ngo ube mu modo ugomba kwanza kuba umuntu udasanzwe kuri wowe. Abantu badasanzwe rero ni bake. Okay. Ahubwo abantu badasanzwe ni bantu ki kuri mwe. Ako niko kazi kacu. Akakanya sinabikubwira ngo umve ko utari byo ukora, gusa umenye ko twebwe mu kazi kacu abamodari abantu badasanzwe. Ni umuntu udasa n'undi, ni umuntu uteye ukwe, ni umuntu nyine ureba ukamusigarana mu bwonko bwawe. Abo ntago wandeba ngo nsigaranemo. Ndakumenyereye. Okay. Noneho ubaka cyangwa se umunsi wa mbere utekereza uyu mushinga wawe. Wumvaga hari projection nini nk'ihari uyu munsi uteganya cyangwa wabikoze just nko kuvuga ngo ndi kwishimisha, ndi kugira ngo ngira akantu kitwa kanje? Ntabwo nigeze mbikora mvuga ngo ndimo ndishimisha kuko giye kugira ngo mbe umumodo narabyishyuriye ndabyiga. Njya rero kubidreaminga cyangwa kubitekereza kubigira nk'inzozi, ahubwo byarutaga uko mbibona ubu ngubu. Iyo utekereje ikintu ushaka kukitekereza mu buryo bwagutse, wakijyamo ugasanga kukibona biragoranye. Rero ubwo ngenda ngera muri dukeya mu byo natekerezaga. Gusa nshima Imana ko inzozi zigenda ziba impamo buhoro buhoro. Wow. None ikindi kibazo nibajije, watekereje ibintu byinshi ariko ibyo ubona ni biki? Ntabwo byakudekuraje si byo bintu? Ntabwo bikunda. Mu buzima bwa muntu ndakekura bizi. Iyo uteganya gukura ibihumbi 100 muri produit runaka. Ntabwo nsanzwe, niyo mpamvu ntacitse intege. Ndabizi ko ibintu byiza bivuna kandi bifata igihe. Ubwo rero niba nzi ko ntaravunika kandi ntarafata igihe, wose ibintu byiza nabikurayo. Okay. Ubwo nizere ko abantu muri kunyumva namwe mufite ibibazo muzambariza muri comment, then ngazagaruka kumureba second time. Kabano nzaguhiga kubera ko nuba umwanya wa second wa comment section nzaba ngo abanyarwanda banabaza uzajya kumva umuntu akuba ambaza ngo none se wigeze uhinga amashu? Turi mu bamoda ariko tuzatanga kubona umuntu ambaza ngo wahinze inyanya. Hari boro njya mbona ngo twahereye kuki tugera kuki, ugasaba umuntu yahereye kwishaza igiceri cy'ijana agakora ibintu bya okay, wahereye kuki muri moda ku maguru yanjye. Oya. None se ni nta mutungo runaka hereye? Nawo mutungo ni mu mutwe.
kandi warabyishyuriye Kabano. Kuki byose utavuze ko wahereye ku mafaranga Minerval se ni umutungo, ubwo mutungo nawo uhaye Dede Maximo wanyigishije ko niwe wabitwaye ayanjye. Okay, duhe noneho story behind iri nyuma ya BM, ahantu iri zina waba wararikuye bikagutera noneho kuvuga ati iyi ngiyi za brand yanjye ihoreho n'ubu udahari, rega ibi bintu wamaze kubaka, waba uhari waba udahari bizagumaho. Iri zina rero nta nubwo ari jyewe warivumbuye, iri zina ryavumbuwe n'uwo dukorana Saha Nintia. Nari nsanzwe mfite agence yitwa Golden Models, dukorana nk'umumodo wabigize umwuga ariko turi muri agence yanjye, ariko najya mbona akazi kari professionnel tugakorana. Ngo twakoranye igihe hafi nk'imyaka nk'itandatu cyangwa 7, ariko igitekerezo cyo kubyara best models cyangwa gutwara abana ku ruhando mpuzamahanga njye nawe twakigize hafi imyaka 4. Umwaka wa 4 ugeze rero ari wa Golden Models ihagaze, twarahuye umunsi umwe ati ngwino twicare tubiganire no dukore ya project. Turicara turatekereza tuvuga amazina atandukanye, mu mutwe we haza We Best. Nuko nkuko We Best Models yavutse akirivuga nahise mvuga ni izina niryo, nababona niryo, boom. Rero sijya watekereje izina We Best Models, ryatekerejwe na business partner wanjye. Kigaragara mwungukiye mu gihombo cy'indi company. Oya, kuko ibintu mwatekereje imyaka 2 gihombo Golden Models yigeze igira, ariko ikimara gufunga twungukiye muri experience twagiranye. Wibyita igihombo kuko nta gihombo nazo yagize igihombo, kandi twarabyaye undi mwana uri international. Ubu nuvuga ngo twabyaye mu Metis. Okay, baza kuba muri abanyarwanda mwindi mukabyara mu Metis. Ni impano y'Imana ni kabisa, kandi n'ubundi gahunda turimo ni ukukura u Rwanda mu Rwanda, twubaka n'u Rwanda mu mahanga. Ariko n'ubundi birasanzwe ko abanyarwanda aho tugeze hose aba mu Rwanda, umva duhita twubaka urundi Rwanda. Okay, gira noneho inama cyangwa se ari icyo bita ngo motivation speaker ku bantu bavuga nyine kugira ba motivating abandi, ku babyeyi b'abacanege ku bana babo batari kuri abana ngo baze bisanzure ahantu nk'aha. Umubyeyi ahari hose amenye ko icyo yakoze cyangwa icyo akora atari cyo umwana we agomba gukora. Ikindi amenye ko icyo atazi adafitiye amakuru, icyo kintu bitakibuza kuba cyiza. Ntabwo twese tuzaba abaganga, ntabwo tuzaba abarimu, ntabwo tuzaba abafundi. Buri muntu hano ku isi ashobora gukora ikintu kikamubeshaho kikaba n'igitangaza kuruta ibindi byose byabayeho. Yiyumva umwana we, yumva ibyo ashaka, amusapotinga, kubera ko urugero nka modeling ni kariyeri ishobora kuguhindurira ubuzima mu gihe kiri munsi y'umwaka. Ni kariyeri itagirwa na buri wese, ni amahirwe akomeye cyane iyo umuntu abaye mu modo akahirwamo. Umuntu ashobora kubikunda akabijyamo ntahirwe, ntibibujije ko abandi bazajyamo bakabikora kandi bagahirwa kimwe n'ahandi hose. Ntago icyo umuntu akora ahirwa nka mugenzi we. Kabano murakoze cyane kandi Imana ikomeze kumugisha. Murakoze cyane namwe, akazi mukora ni keza, mugwe mushakisha impano, mumenyeshe abanyarwanda amakuru nk'ibi ngibi ni byiza kuko birigisha. So courage kabisa. Kandi ni ukuri nawe wakoze kusunika zino mpano no gukuramo abashoboye. Niko kazi kanjye, niwo muhamagaro nakagaruka. Imana ikomeze ibane nawe. Asante. Imana igumugisha. Okay, duclosinga nizere ko ibintu byose mwabyumvishe, ukuntu ibintu bigenda, ukuntu umuntu modeling imeze. Ubu rero ikintu gihari ni igiki? Ufitiye impano. Hano ikintu dukora street talent, tuzamura impano ubuhanzi, tuzamura impano ububyinnyi, tuzamura impano modeling, tuzamura impano gushushanya, tuzamura impano zose. Wowe icyo usabwa ni igiki? Tuvugishe cyangwa se turangire aho uri, tuzagusure utwereke impano ufite. Murakoze, nakagaruka.